Turabasuhuje inshuti z'Umwami wacu Yesu Kristo, tubahaye ikaze ku nyubako y'agakiza. Tunejejwe nuko mwongeye kubana natwe muri uyu mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Rero ndagira ngo tutaratangira tuganira tubanze dusenge, hanyuma tubone kuganira n'ijambo ry'Imana dufite uyu munsi ku gice cya kabiri cyo kumenya Imana nk'ikibanza cy'inyubako y'agakiza. Turagushimiye Umwami Yesu kuko utugiriye neza ukaduha umwanya wo kugira ngo tuganire. Turakurarika cyane kugira ngo uzube kumwe natwe muri kino gihe gikomeye kiriho cyo kwimura wowe nk'umuremyi w'isi. Niyo mpamvu tuguhendahenda ngo wongere ube kumwe natwe kandi utwibutse kugira ngo imitima yacu ikugarukire mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimiye rero wowe wemeye kubana natwe, duherukana tuganira ku mfunguzo zo kuduhesha kumenya, ku mwifato waduha kumenya ubushake bw'Imana kuri twebwe. Twaje gusanga imigambi y'Imana kuri twebwe hari uburyo dukwiriye kuba tumeze ngo tworoherwe no kwigeraho. Twari twahereye ku ijambo Umwami Yesu yabwiye abigishwa be, yavuze ashima Imana. Abigishwa be bagarutse bakamubwira ko babonye ko abadayimoni babumvira, bamaze gukora ibitangaza mu izina rye. Akababwira ko bakwiriye kunezezwa nuko amazina yabanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ariko akanishimira mu mwuka, agashima Data wa twese avuga ngo Uwiteka Mana, ndagushimira ko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abakomeye ukabimenyesha abana batoya. Twahereye kuri iryo jambo tuvuga ko hari umwifato abantu bakeneye kugira ngo bahabwe kumenya ibyo Imana ishaka kuri bo. Kuko twabonye abantu Yesu yavugaga ko ari abana batoya, hari harimo abasaza ba Petero, ba Yakobo n'abandi, ba Andereya na ba Filipo, bari bakuru mu myaka, ariko Umwami Yesu avuga ko Imana yashimye kubimenyesha abana batoya kugira ngo yerekane ko hari imyifatire ikwiriye kugira ngo umuntu abashe guhabwa amahirwe yo kumenya ibyo Imana ishaka kuri we. Rero izo mfunguzo cyangwa se uwo mwifato niwo twari twagabanyije mu bice, tubivugaho gatoya. Icya mbere twari twavuze cyari ubushake butariganya. Twari twabonye kuri wa muntu wararavutse ari impumyi, ariko noneho uyu munsi ndagira ngo tuze kuvuga ku tuntu tugera nko kuri dutatu, hanyuma tuze kuza gusoza iki gice cyacu cy'ikibanza dutangirane n'urufatiro noneho, kuko dukwiriye kwihuta cyane cyane ko iminsi ari mibi, ibihe byo kwimura Imana byo birushijeho kwihuta cyane. Ariko ndagira ngo tutagiye muri ibyo ahubwo twihute. Nyuma y'ubushake butariganya dukeneye noneho izindi mfunguzo, harimo urufunguzo rwo kuba umuntu akwiriye kuba akunda ukuri. Kugira ngo burya uhabwe amahirwe yo kumenya, binasaba ko ugomba kuba n'ubusanzwe ukunda ukuri, kuko hari ahantu umuntu ashobora guhagarara ntabasha kumva ukuri niyo yabishaka ashyizemo imbaraga. Hari igihe byagiye bibaho inshuro zitandukanye, wenda nk'igihe kimwe nababwira n'igihe cya Pilato, ubwo yabazaga Yesu ngo ukuri ni iki, yashakaga gusobanukirwa no kumva ukuri Yesu arimo aramubwira, kuko Umwami Yesu yaramubwiye ngo icyatumye mvuka ni ukugira ngo nyine mpamye ukuri, kandi uw'ukuri wese yumva amagambo yanjye. Amaze kubyumva atyo, Pilato aribaza ngo ukuri ni iki. Umwami Yesu aramwumva, ariko asanga umuntu ntashobora kumva ukuri atari ukuri. So rero ndagira ngo tuganire ku rufunguzo rwitwa gukunda ukuri, kugendana n'ubushake bwo kwemera ingaruka, kubera ko burya Imana ntabwo ivuga kugira ngo yumvwe, ahubwo ivuga kugira ngo yumvirwe. Iyo ubwiwe ijambo rero biba bisaba kugira ngo urugenderemo. Niyo mpamvu urwo rukundo rw'ukuri iyo rudahari, uko kuri ukumva ukakubika ariko ntugire icyo ukumaza. Rero uko kuri kubasha kugira icyo kurema kukaba ikibanza kugira ngo kumenyeshwe, bisaba ko hari izindi factor cyangwa se hari izindi mfunguzo ziri mu mutima wawe ziguhesha guhabwa uko kuri, kuko n'ubusanzwe uba uguhereye kugira ngo ntukubike, ahubwo uguhereye kugira ngo ukumenye kandi ukugenderemo. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Rero kuri iyo ngingo yo gukunda ukuri cyangwa se yo kwemera ingaruka zitewe n'ukuri, ndagira ngo wenda tuyiganireho mu buryo bwihuta, tuvuga ku mugabo witwa Sawuli w'i Taruso. Ni amagambo y'inkuru ye aboneka mu gice cya 9 cy'ibyakozwe n'intumwa. Wenda ndaza kuvuga gato ku murongo wa 35, ariko gato mbabwiye ku nkuru y'umugabo witwa Sawuli.
yari umugabo mu Benyamini, akaba mu gice cy'abafarisayo cyarushaga ibindi gukomera. Bakundaga cyane gukomeza inyigisho cyangwa se amategeko Uwiteka yahaye Mose, bakagira ishyaka ry'Imana mu buryo bukomeye. Rero yari muri abo ngabo. Urukundo rwe rw'ukuri rwamusunikiye gukuraho abantu b'inzira ya Yesu, kubera ko ubwe yibwiraga ko abantu baretse Imana bakayoboka umwigisha w'ibinyoma ubakura ku Mana, ariwe witwaga Yesu, wiyitaga Kristo, reka mbyite muri iyo mvugo nk'uko yabikoreshaga. Rero agahangayikishwa cyane nuko abantu barekuye Imana. Ibyo byamuhatirije, byamusunikiye kugushaka uko yakuraho abo bantu, abashira urubanza ruhwanye n'amategeko. Niko yabyumvaga. Abantu bose bakicishwa amabuye, abandi bakabakururira mu nzu z'imbohe, n'akandi karengane k'uburyo bukomeye. Rero uwo Sawuli w'i Taruso yagiraga iryo shyaka. Umunsi umwe muri iryo shyaka rye, shyaka ririmo ubutamenya ariko yumva ari ishyaka agirira Imana, yarahagurutse ajya i Damasiko agiye gufunga no gushyira mu nzu y'imbohe abaho. Ageze mu nzira nibwo yahuye n'umucyo ukomeye. Umucyo uramuhuma, arangije yumva ijwi rimubwira ngo Sawuli, 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 undenganiriza iki? Arangije arabaza ngo urinde mwami wowe undenganya? Hanyuma ijwi rimubwira ryeruye ko ari Yesu uwo yari arimo ararenganya. Rero Sawuli amaze kumva ayo makuru, ndagira ngo nsome wa murongo nari ndimo mbabwira mu gice cya 9. Umutwe w'amagambo uvuga ibya Yesu abonekera Sawuli mu nzira i Damasiko. Ku murongo waho wa 5 niho yamusubije aravuga ngo, aramubaza ati urinde mwami? Nawe ati ndi Yesu urenganya, ariko haguruka ujye mu mudugudu uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora, Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Ni ukuvuga ngo ubushake, urukundo rw'ukuri rwa Sawuli nirwo rwaciriye ikiraro Kristo kugira ngo azamugereho, kubera ko yari umukunzi w'ukuri yemera no kukurwanira. Ikintu cyanangaje kuri Sawuli ni iki? Nuko nyuma yuko amaze kumva ukuri gutandukanye nuko yari afite, ukuri yarwanyaga yibwira ko ibyo arimo ariko kuri, yahindukiye mu buryo budashidikanya, byatumye adatekereza kabiri gufata icyemezo, kuko yaramaze kubona ko bimukomereye gutera imigeri ku mihunda. Yaramaze kubona ko ukuri yakiriye ariko kuri nyakuri, atera umugongo ukuri yari arimo atitaye ku ngaruka ashobora guterwa nabyo. Niba yari afitanye imikoranire n'abafarisayo, agakorana nabo, agakorana n'abatambyi kugira ngo arwanye ab'inzira ya Yesu, birumvikana ko yarasanzwe afitemo n'inyungu zisanzwe z'uyu mubiri na position y'ubuyobozi cyangwa se n'umwanya w'ubuyobozi ukomeye, ariko ntabwo yatekereje kabiri kuvuga ngo ibyari ndamanjye ndabibonyemo igihombo kubw'ubutunzi butagereranywa aribwo kuronka Kristo Yesu. Donc ndashaka kuvuga iki? Aya magambo mvuze aboneka mu Bafilipi 3:7. Ndashaka kuvuga ko urukundo umuntu akunda ukuri ari inzira imuhesha kukumenya. Ntabwo ndi butinde kuri aya magambo cyane, niyo mpamvu mvuze inkuru ya Sawuli nayo ntari butindemo, kubera ko wenda niyo nari mfasheho urugero kugira ngo mbabwire ukuntu ubushake bw'ukuri, ubushake bwo gukunda ukuri, kwemera impinduka ari bimwe mu bintu by'ingenzi dukwiriye gutunga kugira ngo dukunde, tworohereze, reka mbyite gutyo, tworohereze Umwami Yesu kuza kutugeraho ngo atumenyeshe ukuri. Hari n'ikindi kintu nacyo cyitwa kwitegura impinduka. Ubwo ni urufunguzo nakwita nk'urwa 3, nubwo nababwiye ko imfunguzo ari nyinshi ushobora kubona kugira ngo ugirirwe umumaro n'ibyanditswe byera. Bisaba ko nawe utekereza, wigera umwuka wera kugira ngo arusheho kwigisha. Urundi rufunguzo rwa 3 navugaho ni ukwitegura impinduka. Rwo ndaza kuza kubaha urugero rw'umuntu witwa Natanayeli na inkuru iboneka mu gice cya mbere cy'urwandiko rwa mbere cy'ubutumwa bwiza Yohana yanditse, aho Filipo yagiye kumuhamagara akaza akamubwira ati Natanayeli, uwo Mose n'abahanuzi bavuze namubonye ni Yesu w'i Nazareti. Natanayeli atamubaza ngo ariko se Filipo, i Nazareti hari ikintu cyiza cyahaturuka? Donc mu yindi mvugo yarahamije ko ibyo Filipo amubwiye atari ukuri, ariko kubera ko
yari afite ubushake bwo kumenya ukuri akitegura n'impinduka mu mutima we, Filipo aramubwira ati ngaho ngwino urebe. Abantu ikintu kizakubwira ko umuntu adakunda ukuri nuko azakubwira ngo ikintu ntigishoboka akahita arekera aho ngaho. Ati ikintu ntabwo wamubwira ngo ibi nibe, yakumva harimo clause itumvikana, yakumva harimo akantu kadasobanutse, akahita avanga iki kintu ntabwo gishoboka akahita arekera aho ngaho. Ariko Filipo aramubwira ati ngwino ujye kureba. Natani arihagurukira ajya kwirebera uwo muntu. Ahageze Umwami Yesu nawe amubwira ngo dore Umwisiraheli nyakuri udafite uburiganya nabukiye mu mutima we. Ni ukuvuga ngo ikintu yashimirwa kugira ngo ahabwe ukuri nta buriganya nabukiye mu mutima yari afite. Ntabwo yahishaga ibyo atekereza ku kintu, akerekana impungenge zabyo, hanyuma akabona kugirirwa neza n'Imana. Rero uko nguko niko Umwami Yesu yamuvuzeho. Natani atavuga ngo ariko se wambwiwe n'iki, wamenye hehe? Umwami Yesu yamubwiye ati burya Filipo ataraguhamagara munsi y'igiti cy'umutini nayo ndimo ndakureba. Hanyuma Natanaeli abyumvisha ahita avuga ati mwigisha, yizezwa n'ibyo ngibyo gusa. Ni ukuvuga ngo bya bindi yavugaga by'uko i Nazareti nta cyiza cyaturuka atabyemejwe n'aho aturuka, ahubwo abyemezwa n'ibyo abwiwe. Abona umwuka uri muri Kristo ubasha kurondora, ubasha kumenya byose. Aravuga ngo uri Rabi, cyangwa se niwe wari ukwiriye kuza. Uko nguko rero niko Umwami Yesu yasamubwiye ati ese Natanaeli wijejwe gusa nuko nkubwiye ko nakubonye Filipo ataraguhamagara munsi y'igiti cy'umutini? Avuga ati nkurikira uzabona ibiruta ibyo ngibyo, uzabona amarayika amanuka kandi bazamuka ku Mwana w'umuntu. Mu yindi mvugo yaramwohereje kuri cya gihe Yakobo yabonaga abamarayika bazamuka bamanuka ku rwego, igihe yari ari Beteli arimo yerekwa muri za nzozi. Hanyuma Umwami Yesu amusobanurira ko Natanaeli azahishurirwa, cyangwa se azamenya ko rurya rwego Yakobo yabonye ariwe Kristo, ariwe muhuza w'Imana n'abantu, ariwe muhuza w'ijuru n'isi. Imana ibona ubwinshi tugiriye neza. Natanaeli amaze kwizera akurikira Umwami Yesu atabitekerejeho inshuro nyinshi. Rero kutagira uburiganya mu mutima bigendana no kwitegura kwakira impinduka bijya bigira umumaro wo kugira ngo umuntu abashe kumenyeshwa ukuri. Hari agatabo kamwe nigeze ndeba k'abana, ariko karimo inkuru ivuga ibya Natanaeli ahamagarwa n'Umwami Yesu. Icyo gihe Natanaeli ahamagarwa n'Umwami Yesu yasubije Filipo igihe yari aje kumuhamagara, aramubwira ati Filipo, mbega i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Ariko amwongereraho irindi jambo, aravuga ati ariko ndamutse menye ko Kristo koko uwo nguwo mbwiye ari we, nasiga byose kugira ngo mukurikire. Ntabwo byagoye Natanaeli gukurikira Umwami Yesu, kubera ko n'ubundi yari yiteguye, kubera ukuri yari azi, yari yiteguye kwakira impinduka ashobora gutezwa nuko yakiriye kuri Imana y'ubuntu tugire neza. Hari n'ibindi bintu by'ingenzi biboneka muri izi mfunguzo, nko kubaho udafite akamenyero. Nabyo ni urufunguzo rumwe mu rubasha gutuma tubasha gutsindishirizwa tugahabwa kumenya ukuri. Kuko niba mwaragiye mukurikirana mu byigisho bya Yesu, Umwami Yesu ajya ku Yerusalemu ahetswe n'icyana cy'indogobe ngo ubuhanuzi bwavuzwe kuri we busohore. Muzi ko yatumye Petero agatuma na Yohana akabwira ngo mugende mu kirorero, mugende murasanga icyana cy'indogobe kiziritse kitigeze giheka, mukiziture mukinzanire. No kuvuga ngo ibi nshaka kubabwira biboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka mu gice cyaho cya 19 ku murongo wa 32, aho Umwami Yesu yabasobanuriye ko bagomba kugenda bakamuzanira icyana cy'indogobe kitigeze giheka. Umuntu yakwibaza ngo ni ukubera iki Umwami Yesu yashimye kugendera ku cyana cy'indogobe kitigeze giheka? Ariko nyamara yari afite impamvu zo kutwereka ko mu nzira ye, mu bantu bazahamagarwa kugira ngo duhishurirwe cyangwa dusobanukirwe umugambi w'Imana kuri twebwe, dukwiriye kubaho turi abantu batagira akamenyero mu nzira ye. Mu yindi mvugo, ubundi
inyamaswa zatwaraga abatware cyangwa zatwaraga abami cyangwa zatwaraga abakomeye zagomba kuba ari inyamaswa zamenyerejwe mu buryo bw'igiye imbere kugira ngo zibe zumvira, zibe zubaha, zibe zitonda, zibe zibasha kumva no kuyoborwa mu buryo bworoshye. Ariko Umwami Yesu yahamagaye cyane cy'indogo kitigeze giheka kugira ngo ubwo azakigenderaho azagiha umurongo mushya, kizabeho kidafite umurongo wundi kigeze kigenderaho kugira ngo kumvira kwacyo byoroshye, kizabeho kitarigeze kideforumwa cyangwa se kitarigeze kigorekwa n'imyicarire y'undi muntu kugira ngo Umwami Yesu abe ari we cyumvira wenyine. Mu yindi mvugo, Umwami Yesu yashaka icyana cy'indogobe kitigeze giheka kugira ngo nakibwira kunyura, wenda n'urugero, nakibwira kunyura mu idirishya kitazavuga ngo nsanzwe menye nyura mu muryango, nakibwira gusimbuka ntikivuge ngo ntabwo nigeze nsimbuka. Urumva rero yashakaga kugiha umurongo mushyashya, niyo mpamvu yashimye ko kibi cyane cy'indogobe kitigeze giheka kugira ngo bigiheshe amahirwe yo kugendana na Kristo cyangwa se yo kumvira Kristo, yo kugendera mu murongo Kristo agiha ari wo murongo mushya atanga iminsi yose. Rero ndaguhendahenda ku mbabazi z'Imana kugira ngo ugumane natwe dukomeze turebere hamwe imfunguzo ziduhesha kumenya, kuko umugambi w'Imana nturi kure yacu, uri hafi cyane. Niba dushaka kumenya, natwe dukwiye kugurura imitima tukagira imitima nk'iy'abana batoya, kuko nibyo biduhesha kumenya ubushake bw'Imana kuri twebwe, kuko burahari kubw'umuntu wese. Imana iguhe umugisha. Twongeye kugaruka nshuti bakundwa, mukundwa n'Umwami wacu Yesu Kristo. Twari turimo tuvuga ku mfunguzo zo kumenya zaduhesha kumenya iby'Imana ishaka kuri twebwe mu buryo bworoshye. Twavuzemo imfunguzo zigera kuri enye, ndagira ngo nzibasubiriremo hanyuma tuhite twikomereza tujye ku kintu cy'ingenzi kiduhesha guhagarara mu byo twamenye. Imfunguzo twavuzeho zari imfunguzo enye, aho urufunguzo rwa mbere rwari ubushake butariganya ubasha kuduhesha kumenya iby'Imana ishaka. Icya kabiri twavuzeho mu gace kacu gatambutse ni urukundo rw'ukuri, gukunda ukuri kudutera kwakira impinduka dushobora kuzanirwa n'ukuri. Ukuri, kuko hari abantu benshi bakunze ukuri ariko badashobora kuguhagararamo kubw'impamvu zabo bwite. Ukuri rero kuvugwa n'Imana ko iyo twiteguye kukugenderamo nibwo tubasha no kuguhabwa. Urufunguzo gatatu twavuzeho ni ukwitegura impinduka, kuko ubwo ruragendana n'urwa kabiri n'ubundi, aho tuba twiteguye impinduka dushobora kuzanirwa n'ukuri. Twavuze kuri Natanayeli uburyo yumvaga aramutse amenye ko ibintu ari ukuri yatanga byose kugira ngo akurikire Mesiya. Urufunguzo rundi twari tuvuzeho narwo ni urufunguzo rwo kuba mu nzira y'Imana nta kamenyero, kuko Imana ishaka kugendana n'abantu bari fresh mu mutwe, cyangwa se n'abantu batavuga ngo nsanzwe menyereye ko bigenda gutya, nsanzwe nzi ko binyura hano, nsanzwe nzi ko bigenda gutya, nsanzwe izo mvugo mu nzira y'Imana ntabwo Umwami Imana aba azikeneye kugira ngo umuntu akunde ahabwe umurongo ukwiye, kuko ibyo Umwami ashaka bigendana n'igihe uko abishaka. Imana ubuntu mwinshi tugire neza. Rero ndagira ngo twihute tuvuge ku kuri kubasha kuduhesha guhagarara muri ko, kuko buriya ibintu twagiye twumva ko kumenya Imana, uburyo umuntu ashobora kubyumva bikaba mu mutwe akabimenya, akaba atakirinjije rwose ubyerekeranye kumenya Imana. Ariko nyamara ibyo bintu yaba bifite akaba atabasha kubigenderamo, cyangwa bikaba nta kintu byamumariye kuri we. Icyo mvuga ni iki ngiki: ubumenyi tumaze kuvuga bwose haruguru, ubumenyi bwose twaganiriyeho, nta kintu bushobora kutumarira igihe cyose butongeweho guhishurirwa. Hari amagambo Umwami Yesu Kristo yavuze avuga ngo ntawamenye umwana
keretse uwo data yashimye kumumenyesha cyangwa se kumuhishurira. Arongera aranavuga kandi ngo nta nuzi data ngo keretse uwo mwana ashimye kubimenyesha. Nta wabonye Kristo, nta wabonye Imana keretse uwo umwana ashimye kubimenyesha. So rero ikintu nshaka kuvuga kuri iyi ngingo nuko umubare nyamwinshi w'abantu bazi ubumenyi navuzeho gato, abantu benshi barabuzi, ariko nyamara kubaho ukurikije ibyo uzi ni intambwe umuntu ahabwa gusa nuko yahishuriwe n'Umwuka Wera, cyangwa se yahishuriwe n'Imana ubwayo, cyangwa se Imana ubwayo ariyo yashimye kumwimenyesha. Ubumenyi dufite ntabwo tubasha kubugenderamo kubera ko tubuzi gusa, ahubwo tubasha kubugenderamo kubera ko twamaze guhamya ko ari ubw'ukuri koko. Guhishurirwa nicyo kintu bituzanira kumenya ko ibyo dufite ari iby'ukuri koko. Hari igihe nigeze numva Luka arimo yandikira Teofili amubwira ngo amwandikiye akurikiranije amateka y'ibyabaye hagati muri bo, ngo kugira ngo akunde amenye ukuri kw'ibyabaye hagati muri bo. So rero kumenya ni ikintu cy'ingenzi, ariko hari ubumenyi duhabwa nuko twumvise, hari n'ubumenyi duhabwa nuko twahishuriwe. Donc guhishurirwa ni ukwerekwa ko ibyo twumvise ari iby'ukuri koko, tukabasha natwe ubwacu kubihamiriza abandi no kubyigisha abandi. Najyaga nkunda kubona mu ishuri cyane cyane, ariko ni hafi amashuri yose, byaratugoraga cyane kwiga ibintu tutari bubona ahantu ibyo bintu twahamiriza ko ari iby'ukuri. Ukumva umunyeshuri ariga ibintu ariko byaba bikiri mu magambo gusa, akumva biramugoye kubyumva kubera ko atabonye ibyo bintu yabwiwe ko ari iby'ukuri koko. Niyo mpamvu mujya mwumva habaho ibihe byo kwigisha abanyeshuri mu ishuri, mukabigisha mu magambo, ariko mwarimu akanabasohora akabajyana hanze, akabajyana muri laboratoire, akabajyana kuri tele, akabajyana muri pratique, kugira ngo abereke ukuri kw'ibyo yabigishije. So rero kugira ngo tubashe kugendera mu bumenyi dufite, natwe dusabwa ikintu kijya gusa nk'icyo ngicyo, ko ibintu biva mu bumenyi twumvishije amatwi bikagenda bikajya mu bumenyi dufite, tubasha guhamya ko ari ubw'ukuri koko. Habayeho transition, habayeho impinduka, bigahindurwa nuko umuntu yavuye ku gice cyo kumenya akagera ku gice cyo guhishurirwa. Data wa twese, Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Niyo mpamvu Pawulo yari arimo yandikira itorero ry'Abefeso aribwira mu gice cyaho cya mbere ku murongo nibwira ko ari wa 17, arimo asaba avuga ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, Data wa twese w'icyubahiro, ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ngo bitume muyimenya. So urumva bya bintu nari ndimo mbabwira byose bisa nkaho mwari musanzwe mubizi, niwe ko n'Abefeso bari babizi, ariko noneho Pawulo agarutse arimo asaba ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo bitume muyimenya. Ni ukuvuga ngo kumenya Imana ntabwo bishoboka hatariho guhishurirwa Data wa twese, kuko tubyumva mu matwi ariko ntitubasha kubishyira mu bikorwa, ntitubasha kubigenderamo, ntitubasha kubihagararamo, ntitubasha kubiviva. Imana y'ubuntu bwinshi tuganze. Niyo mpamvu Pawulo akomeje avuga ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyo yabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyizaragabera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero iziha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. So rero ni ikintu kigaragara ko ibyo dukeneye kumenya ku Mana ni ikintu gitangaje, ko bigaragara noneho tudashobora kubimenyeshwa nuko twabibwiwe n'abantu, ahubwo tunabimenyeshwa nuko twabishuriwe na Data wa twese. Nuko amaso y'imitima yacu yahweje, nuko amatwi yacu y'imitima, mbyite muri iyo mvugo ko Pawulo yikoresheje, amatwi yacu y'imitima yafungutse kugira ngo tubashe kumenya ibyo twiringizwa n'Imana iduhamagaye, tubashe kumenya ubwiza bw'ibyizaragabera, tubashe kumenya ubwinshi bw'imbaraga zayo, tubashe kumenya. No, urumva ubumenyi buturutse ku guhishurirwa butandukanye n'ubumenyi umuntu yamenyeshejwe n'amagambo yabwiwe na mugenzi we. So wenda reka
nyakana nk'akagero gatoya. Uyu munsi nshobora kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye wenda nizera, narangiza nkaza kuza guhura nawe ampa amakuru runaka. Ayo makuru yamara kuyama, nanjye nkahita mfata icyemezo cyo kuyabwira abandi. Wenda muri iyi minsi dukoresheje nk'ibiriho kuri social media, hari igihe usanga umuntu yumva inkuru nawe akayibwira abandi, n'abandi bakayibwira abandi, iyo nkuru ikaza kugenda ikaba igihuha, abantu bose bakayifata gutyo. Ariko nyamara nta muntu uzi ahantu iyo nkuru yatangiriye, nta n'umuntu uzi ukuri kw'iyo nkuru. So rero icyo gihe inkuru ibi bihuha ku bantu bayakiriye bwa nyuma. Niyo mpamvu kugira ngo inkuru y'Imana itaba igihuha, bisaba ko umuntu wese yihurira na Kristo, hanyuma igitangaza yumvise iw'abandi kikaba mu rugo iwe, akabasha guhamya ko ibyo yumvise ku Mana ari by'ukuri koko. Urumva, niba ibintu mbasha gutanga nk'ukuri, bisaba ko ngomba kuba nanjye mpamanya n'umutima wanjye ko ari by'ukuri koko. Niyo mpamvu rero habaho iki gice cy'ubumenyi duheshwa n'Imana ubwayo twihishuriye, kugira ngo tumenye Kristo, kandi kugira ngo tumenye Data wa twese, tubihawe no guhishurirwa n'Imana, amaso y'imitima yacu ahweje n'amatwi y'imitima yacu yumvishije. So rero reka wenda mbaha akagero gatoya kisumbuye ko nari ngiye kubaha, ko kuba inkuru ishobora guhinduka impuha. Hari uburyo umuntu ashobora kunsanga ku muryango w'icyumba ntigeze ninjira mu cyumba, umuntu akambwira ngo muri iki cyumba habitsemo amafaranga, cyangwa se habitsemo izahabu, cyangwa se habitsemo ikindi kintu gikomeye cy'igiciro, hanyuma akahita ambwira ngo nkurindishije icyo cyumba, akahita yigendera. Hashira akanya hakahita haza undi muntu ushaka kwinjira muri icyo cyumba ku ngufu. Njya nkunda kwibaza ngo ubundi uwo muntu waba ushaka kwinjira muri icyo cyumba namurwanya cyangwa se namurwanya? Ese ndamutse murwanyije icyo cyumba kikaba nta kintu cyari kirimo? Ese ndamutse ntamurwanyije icyo cyumba kikaba cyari kirimo ubutunzi koko nk'uko babimbwiye? Donc urumva misengwa mu rungabangabo, mbitewe n'iki? Mbitewe nuko ntazi by'amashira kinyuma ko mu cyumba bambwiye harimo iki? Harimo ikintu cyo kurinda. So ni nayo mpamvu dukeneye guhishurirwa. Kuguhishurirwa ndakugereranya nuko nakabaye nafunguye nkareba icyo ndinzi icyo ari cyo, narangiza nkabona kongera gukinga. Ni ukuvuga ngo uwa mbere yamaye amakuru, nashaka bari inshuti, nashaka bari boss, nashaka bari iki, ariko ashobora kumpa amakuru igihe cyose ntazi neza ko ibyo bintu ari iby'ukuri koko. Nshobora kubirwanira nkaba ndwanira ubusa, cyangwa se nkanga kubirwanira ariko nyamara ari ibintu by'ingenzi ntitayeho. Niyo mpamvu dukwiriye kwitonda cyane kugira ngo tumenye ko ubumenyi twabwiwe ari ubw'ukuri koko. Kuko hari ukuntu njya nkunda kubwira abagenzi nkabwira nti nko kabyaramwe ko mukunda kwihutira kuvuga ko ibyo biri ivuga atari ukuri, abandi bakihutira kuvuga ko ibyo ivuga ari ukuri. Umunsi iherezo ryageze mugasanga ibyavuzwe ni ukuri, muzabigira mute? Ese umunsi bwo iherezo ryageze mugasanga atari iby'ukuri, bwo muzabigira mute? So niyo mpamvu umuntu akwiriye guhagarara azi neza ukuri nyako. Kandi ukuri nyako ntabwo umuntu aguheshwa nuko umuntu yumvise, ahubwo aguheshwa nuko yashishikariye gukingura cya cyumba akamenya iby'ukuri biri muri icyo cyumba. Niyo mpamvu Bibiliya Umwami Yesu arimo avuga muri Matayo, hari aho yageze akavuga ngo, arimo avuga 30, yavuze ngo Matayo 7:7, aravuga ngo musabe muzahabwa, arakomeza ati mushake muzabona, arakomeza aravuga ngo kandi mukomange muzakingurirwa. Ni ukuvuga ngo donc nyuma y'uko umuntu yifuza kumenya ukuri, nyuma y'uko umuntu asaba, hari izindi ntambwe umuntu akwiriye gutera kugira ngo akunde agere muri icyo cyumba amenye by'ukuri koko ukuri kunyigisho yigishijwe. Kuko umunsi umwe ndabyibuka njya gukizwa, naricaye ndabara, ndavuga ngo ariko se ubundi reka nibaze, ibi bintu mbwirwa byerekeranye n'urubanza ruzabaho biramutse ari by'ukuri nkaba ntarabimenye, nazahagera? Kuko hari ibintu umuntu amenya ko ari ukuri akabimenya ariko abibonye birimo biraba. So nimpagera nkasanga ari iby'ukuri koko urubanza ruhari, nzabigenza nte? Ese bwo nimpagera nkasanga urubanza nta ruhari,
ubwo bizangendekera bite? So ndangije nshakisha kuri muri ibyo byombi, ndavuga ntahari reka nitegure. Nshobora gusanga ibintu nabwiwe ari iby'ukuri koko, nawe ntarabyiteguye bikankirisha mu rubanza. Nshobora gusanga ibintu nabwiye atari iby'ukuri ariko narabyiteguye, nsanga nta rubanza bizashyiramo kuruta uko naba ntarabyiteguye bikanshyira mu rubanza. Ntabwo ngiye kuvuga ko ari amahitamo nagize ntyo, ahubwo ndashaka kukubwira ko ukwiriye kwicara uzi neza ko ibyo ufite ari iby'ukuri koko, kugira ngo bigweshe uko ukwiriye kumenya uko witwara. Imana y'ubuntu bwinshi tugire neza. Ubwo ndi kukubwira ni ubumenyi bushingiye ku guhishurirwa, ukamenya ukuri ufite uko ariko. Ibyo si ibintu ubwirwa n'abantu, ahubwo ni ibintu ukwiriye kugira umwete. Niba wasabye ni byiza, tera intambwe ushake, tera intambwe ushake, tera intambwe ukomange, kuko ibyo byose bigiye bifite igisubizo mu mwanya wawe. Umwami Yesu Kristo akugire neza. Nagira ngo dusoreze hano igice cyacu cya kabiri iki kibanza cy'inyubako y'agakiza, kubera ko simvuga ko ibyo bihagije rwose ibyo nkubwiye ngo bibashe kubaka kuba ikibanza cyo kubakwamo inyubako y'agakiza, ariko ndahamya ko bibasha kuguha kwigenzura kugira ngo ubashe kumenya neza ikibanza cyawe aho gihagaze. Ubumenyi ufite ni byiza kubugira, ni na ngombwa kubugira, ariko ukeneye kuba uhamya ko ubumenyi ufite ari ubw'ukuri koko, ngo biguheshe kumenya udashidikanya umugambi w'Imana nyakuri ku buzima, ku bugingo, ku mibereho, kuri ejo hawe hazaza. Imana yacu tugire neza kandi Imana idufashe. Reka turekere aho ngaho dusenga n'Imana. Ntuze gucikwa n'ibice byacu bizakurikiraho, kubera ko turacyakomeje. Twari turimo dusiza gusa ikibanza cy'inyubako y'agakiza, tuzakomeza tugiye gutereka urufatiro rw'inyubako y'agakiza, urwo rufatiro rwa Yesu Kristo. Ntuzacike rero. Umwami Yesu aguhe umugisha. Turagushimiye Mana imbabazi nyinshi n'ubuntu, tugushimiye ko duhaye kuganira mu buryo buvunaguye aya magambo databuja mwiza, tumenyesha ibyo kumenyeshwa ukuri nuko kutumenyesheje tukamenya ko ari ukuri koko. Niyo mpamvu tuguhendahenda rero ngo imitima yacu yo gushishikarira kurwanira iby'abera bahawe rimwe. Urakoze rero, mwakomeza kudufasha no kujya neza batwumva ibyo ushaka bisohozwe no kuba kwakwiza muri twe kubwa Yesu umucunguzi. Amen.